uruhu rwo mu maso abantu benshi nirwo bakunze kwitaho cyane cyane igitsina gore. Abantu bakunze kugerageza ibintu byinshi bitandukanye, amavuta atandukanye, amamasika menshi atandukanye kugira ngo umuntu ashobore kureba ko yagira uruhu rwiza rwo mu maso rudafite ibiheri cyangwa se rudasa nabi. Rero uyu munsi tugiye kuganira uburyo amazi ashyushye ushobora gukoresha ubushyuhe bwayo cyangwa se umwuka wayo ukagufasha kugira uruhu rwiza, kandi turagenda tureba n'izindi ngaruka nziza zishobora gukuramo wakoresheje ayo mazi ashyushye. Liliane ibyo ushaka niba uri mbere ugeze kuri ino channel wakora subscribe, ubusanzwe ugakora share, like ndetse na comment. Niba ufite uruhu rwumagaye cyangwa se ukaba ufite uruhu rufite ibiheri, ukaba ufite uruhu ushaka kugira ngo ukorere isuku, none ukaba ufite uruhu rusa nkaho ruvuvuka, uruhu runaniwe, uruhu rushaje, uruhu rwazanye iminkanyari, tugiye kureba umuti wabyo kugira ngo ushobore kubyirinda, cyangwa se nimba warabifite ukaba ushobora kuba wagerageza kubirwanya kugira ngo ushobore kugira uruhu rwiza wifuza kandi utavunitse ukoresheje ibintu biri natire cyangwa se ibintu ushobora kubona mu rugo, ibintu ushobora gukora udahenzwe. Nagira ngo rero mukurikire ino video kumugeza ku musozo, uraza rwose kubona uburyo tugiye gukoresha amazi ashyushye, amazi tugakoresha umwuka wayo kugira ngo ushobore kugira uruhu rwiza kandi rusukuye ruhumeka neza. Umwuka w'amazi ashyushye rero ufasha umuntu gutuma uruhu, muri make bigaburira uruhu, bituma umuntu agira iminkanyari, kuko kundi ufite uruhu rushaje rufite iminkanyari, bituma uruhu rwongera kwisubirana elasticité yarwo, rukongera rugasa nkaho ruzanye itoto. Nanone uruhu rwumye usanga rushobora kubufasha, kuko iyo uruhu rwumye hari igihe ruba rubura amazi, hari byinshi bitera kugira umuntu uruhu rwumye. Ariko iyo ukoresheje rero umwuka w'amazi ashyushye bishobora gutuma uruhu rwawe rwumye rwongera rukongera rukamera neza. Nanone uruhu rufite amavuta menshi nanone nabyo birabigabanya, ugasanga umuntu agize uruhu ruringaniye rw'umuayene rudafite amavuta menshi kandi rutanumye. Nanone uruhu ruvuvuka usanga umuntu afite uruhu ruvuvuka rwo mu maso, ugasanga ruravuvuka, nabyo birafasha kugira, kuko iyo ubikora ugakoresha na za mask wenda bituma noneho uruhu rwongera rugasubirana itoto ryaryo, rukongera rugasubirana, kuko imyenge yo ku ruhu iba yafungutse, twa tuntu tw'amavuta tuva hano munsi y'akananwa no ku mazuru ugasanga natwo twafungutse, imyanda yavuyemo, ibyuya byavuyemo, ndetse n'imitsi yo mu maso kubera ko iba yasa nkaho yakubiswe n'ubushyuhe ikongera igakora neza, circulation yo mu maso nyine ikongera ikamera neza, ndetse n'imitsi yo mu mutwe, yo ku mutwe nayo ikongera igakora neza. Ushobora kwibaza uti se uyu mwuka uturuka mu mazi ushobora kuwukoresha uti? Hari uburyo bwinshi butandukanye, ngiye kuvuga uburyo butandukanye ushobora kubikoreshamo, noneho wowe uzahitamo ukoroheye. Uburyo bwa mbere rero ni ugukoresha aya mazi ukayakoresha ari yonyine, amazi yabize ashyushye, umwuka uvuyemo akaba ari wo ukoresha, cyangwa se ugakoresha amazi yabize ugashyiramo indimu, kuko indimu ifite amavitamine atandukanye nka calcium, kandi urabizi ko calcium ari nziza ku mubiri w'umuntu cyane cyane n'uruhu. Nanone ukaba wakoresha amazi ugashyiramo ibibabi by'indimu, cyangwa se ugakoresha amazi yabize ugashyiramo romari, mu cyongereza bita rosemary, hari abatazi ko ari romari ariko wenda bakazi ko ari rosemary. Noneho rero ukaba wakoresha nanone amazi yabize ugashyiramo amababi y'indabo za rose, nayo indabo za rose ni nziza kuzikaraba mu maso kuko zituma uruhu rwongera rukiyubaka neza. Rero ibyo byose mvuze hejuru hari n'ibindi wagenda washyiramo bitewe n'ibyo ufite bishobora kubigendana n'umubiri wawe, akaba aribyo ugenda ukoresha. Uyu munsi rero turi bukoreshe amazi arimo rosemary cyangwa se romari. Ikindi ni uko ushobora gukoresha aya mazi ushyizemo umunyu ugashyiramo umunyu, amazi yabize, noneho rero wa mwuka wayo uri kuva mu mazi harimo n'umunyu nyine ukawukoresha mu mazi ukiyuka, birafasha cyane nabyo. Kandi iyo ukoresheje uyu bwoko bw'umwuka ndi kuvuga,
butandukanye nagiye mvuga ni byiza kubukoresha niba hari n'ibindi bintu byo gukora bituma ushobora kuba wagira uruhu rwiza nabyo birafasha cyane cyane nk'abantu bakora massage yo mu maso abakoresha za maske zitandukanye ibyo ukoresha byose bituma ukabifatanya n'ibingibi kuko utwenge two ku ruhu tuba twafungutse ndetse byoroshye kugira ngo ya maske nimba uyikoze vitamine zirimo cyangwa se amaproteine uri gukuramo ushobore kuba byatuma byinjira mu neza bikaba byagirira umumaro urwaru. Rero uyu mwuka uvamo muri aya mazi twavuze haruguru bitewe n'uko wakoresheje ntago bifasha gusisura gusa cyangwa ngo bifashe uruhu rwo mu maso gusa, ahubwo hari n'ibindi bimaro bigira kuko aya mazi uyu mwuka ushobora gufasha imyanya y'ubuhumekero cyane cyane nk'umuntu ufite ikibazo cy'ibicurane cyangwa se inkorora. Iyo yafashe ukayiyuka bituma ibya bicurane wari ufite cyangwa se kwa kundi wumva utameze neza, wumva usa nkaho wasaraye, wumva nkaho mu muhogo harimo ibintu byafashemo mu mazuru, ibyo byose biragenda bikasa nkaho byoroshye mu muhogo bikaruhuka, ibicurane nabyo ukumva twatumyira turi kugenda tuvamo noneho ku buryo usigara wumva ko kundi umuntu aba yafunze atari guhumeka neza ukumva noneho ni nkaho bikozemo isuku. Rero bifasha gukora isuku mu myanya y'ubuhumekero, yaba mu bihaha, yaba mu muhogo, yaba ndetse no mu mazuru. Murabona ko amazi nayatetse arimo romari, niko nari navuze kuko niyo nahisemo. Utaharya nkoresha umunyu cyangwa se nkakoresha harimo indabo za rose, biterwa n'ibyo nashatse gukoresha bitewe n'uruhu rwanjye cyangwa n'icyo nshaka n'amavitamine nshaka gukuramo cyangwa ibyo nshaka kugaburira umubiri. Rero tugiye kuyakoresha ndamara iminota 5, ariko ushatse amara kugera ku 10, guhera ku minota 5 kugera ku 10 cyangwa ukarenzaho indi minota mikeya ukigatuma igihe kinini. Rero ko ibyo byasohotse mu mubiri, rero ibi byose ni umwanda bavuyemo n'amavitamine aba yinjiye mu ruhu, kandi nanone ikindi bimfasha bituma numva mu mazuru numva nta bintu by'imyanda birimo, no mu muhogo nkumva nyine mu muhogo hameze neza, nkumva byaba kakanuka bude kashizemo. Urabona ko uruhu rero rusa nkaho rwahinduye isura, rusa nkaho rwabaye umutuku. Rero ibi ngibi bituma uruhu rwanjye rusa neza, rukaba rwiza, kandi nanone bigatuma no guhumeka kwanjye nako kugenda neza. Ikindi nuko kukwiyuka cyangwa se ibintu binaba ari naturel, aba ari ibintu by'umwimerere, nta ngaruka bipfa kugira. Kandi ikindi nuko bituma umuntu warwaye umutwe, ufite ikibazo cyo kumva urwaye umutwe cyangwa umuntu ufite stress wumva bimeze nabi, ukabikora wumva uruhutse. Rero nimba wari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, wakora subscribe cyangwa se ugakora like ndetse na comment. Ndabakunda, bye nawe utaha.